amaboko hejuru ricaro kandi niyo noneho bahita bagira mu mwuka noneho bagahita bagagana kuba nsinzira nkabyuka n'ubushake bw'Imana kuba ngenda nkagerayo n'ubushake bwayo amaboko hejuru Pastor Bongo. Kano wamugambye. Bakwana mutariko. Kuvugana na Rugaba. Oya ndi kuvugana na Rugaba. Pastor. Ndashaka kuri iyi cravate ijyanye n'ishati. Cyane rwose. Okay. Birajyanye. Yego. Sawa. Akubwiye bimbaza. Nose orani. Nkurikije amabara wambara ukuntu asa. Mise mbona kugira ngo uhuze uyu mukara n'ishokora n'unuza. Gira. Pastor wowe birajyana. Birajyana. Twebwe twambara nk'abataliyani ku banjye. Ahubwo bafata ibara. Aho ari ukuntu birimo ubuntu bw'ubudomo bushaka. Aha rero n'utinyira rero. Reba amabara wambaye aryana nko kuvanga uwo amabara wambaye nimo gufata isupu y'indagara ukayiteka mu mpungure ushaka kugira ngo bibe ji urabona bijyana mwagiye mureka tukabigisha kwambara neza mwagiye mureka tukabigisha kwambara neza bari murabehengeka ngo kutwiga ubu nambaye n'umutaliyani Ese mai tocca uza kugera ahantu bihindura nk'ingongoma hano niho nimbatari weravuga ati ibintu byawe bikoranganyije bifatika nahise tukarepeta umve iryo jwi isakoshi ya satani irimo mushyiramo iyenkana Imana yuzuyemo amafaranga isakoshi ya satani irimo ubusa ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo ni poro inyuma ya satani ugacura ubusa wicura inyuma ya satani ugacura ubwambagara ariko inyuma y'Uwiteka amatunda aryoshye manu hari amatunda aryoshye isakoshi ya satani irimo ubusa ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga Isakoshi ya satani irimo ubusa ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga ntugakorere satani ntabwo yishyura ariko Uwiteka Imana kubiciye amatunda isakoshi ya satani irimo ubusa ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga satani ni umutindi cyane aranambura satani ni umugome cyane nazirikana ariko Imana yacuwe yongera azirikana isakoshi ya satani irimo ubusa ariko iyo Uwiteka Imana yuzuyemo amafaranga ntabwo wumva kwita ujya muri nuza se iyo bari kukwikiriza ese uzakorera nde nzakorera Uwiteka ishobora kujya bihita biba nyine nzakorera Imana yanjye ese uzakorera nde nzakorera Imana yanjye gutyo mbese uzakorera nde nzakorera Imana yanjye mu bukene uzakorera nde nzakorera
mu burwayi uzakorera nde nimba tuzakorera nde mbese uzakorera nde uwiteka imana yanjye mbese uzakorera nde mu burwayi mu bukene ukorere nde nimba tuzakorera nde cyangwa uzakorera satani oya satani arangapfa turayiririmba hose cyane indirimba turi gusubiza turasoreza kuko ako kose oya satani arambura Wese? arambura uriya gusa wenyine avuga oya satani ngira ngo rwose si kera ntabwo uri butinde narinje kugira ngo nkurikire ibyo maze iminsi ntegura nagiye mfashwa n'abavandimwe benshi batandukanye ariko uyu munsi ngira ngo mbabwire yuko nabazaniye agaseke aha muri kubonamo abantu bari mu cyiciro cya mbere mu buryo bw'uterankunga nkoresha live yego amen ariko aka ni akaririmbo nahimbye maze kubona ukuntu Uwiteka adufasha mu buzima bwa buri munsi tutari abacu ngo twigenge ni akaririmbo gakoze rero muri ritime nziza igezweho ubu ngubu kugira ngo karabaga ku mutima amen gashyiremo uko umwuka tuyobora ubwo turagenda tukajyanana nawe haleluya biriya bintu baririmbaga ngo muri degera biriya bintu babijyana bigira ibyaha ndabashaka iryiriye ku buryo umuntu nyine ubona mutongana ari busange wamufashe mu ijosi akaza guhuruza abandi hirya hariya ku irembo wari kugakubitira hano se ntanje guhuruza yewe icyo nshaka muri gutongana n'uyu ariko si wowe nshaka ko ari wowe ugaruka kugira baticare tunite ngiye mpite ngaruka oya ahubwo urabunyuze wagiye niwe usanga mu Rwanda kandi iyo diru mudashaka kwizamo abandi bantu rega ni diru nawe tuziranye njyewe nkoze diru sinjye bashirishijemo uriya mukire yari kurakura za miliyoni 5 sa nakunda amafaranga nakarikwiriza cyangwa ntabwo uzi ukuntu uriya mugabo akunda amafaranga ngaho icyo umuntu muzere kandi mwebwe ntidushaka ko muhita mumenya ibibaye baba ntibabimenye urumva mwebwe nimugera hano muhuruye urumva pastor nimugera hano muhuruye murapfa iki murava mu rusengero mukaza hano guterura na murapfa iki mwe nuriya murebana noneho wowe ukaduvuga si iki se yabaye wowe waje kate ku buryo nyine ikibaye nyine abantu barangije kukibona ahangaha ariko aba ntabwo si ngombwa ko mugisobanurira abandi abangaba nyine icyo byo bayivuze ariko wegeze mwumva se bavuga ko ari umugambi bari bapanze ntabwo twari twawupanze ubu yabikoze ntabwo ngenda upanze oya njyewe mwishuje kubera ko munye yabonye iyo atayabona nta kintu nari kumwana nari nzi ko utari umuhanzi w'ukuri oya ngenda umuhanzi naranakoze yaranacyara no kubahanga ariko urumva bagakoze nawe yavuze ati ubwo bigenze gutya reka munshirishemwe abantu ndaza kumwaka kare ndimba uzi ko uvuze ngo igicucu nkahita mbona koko nicyo bayirangije mana arabihorera
Degembya ibyo wabireremba oya ubwira Nsabimana ngombi niba atavuze ngo igicucu abwira digi ndebye ukuntu ameze mbona kuko nicyo isona ari igicucu mukuru wanjye uravuze ngo iki mukuru wanjye shako ntacyo dupfa mwana wa baba ubu mbaye nte noneho abari ukwekinira ubu unazanzamutse nta gicucu kibaho ubaye nk'umupapa ubu ngubu nta hantu wahurira n'ibicucu oya nta gicucu kibaho nta n'ikibura buri umwe wese uyu mwaka gifite cyane urambwira ngo ubu ngubu ngiye kugama ahangaha naba ndi mukiza waba uri mu gicucu none kukivuga ko nta gicucu kibaho cy'igiti